dushimye Imana cyane amahirwe twagize uyu munsi by'umwihariko ku rubyiruko rwagize umugisha wo gutekerezwaho. Imana ikatugirira ibi byigisho, ndatekereza ko mwakurikiye muri benshi. Rero mbere y'uko dukomeza n'ikigisho kiza gusoza, reka tubanze dusenge. Turagushimye Data wa twese uri mu ijuru ryera, imbabazi zawe n'ubuntu bwawe byabanye natwe, waduhaye amateraniro meza, waduha amahirwe y'uyu munsi, izina ryawe ryera rihimbazwe. Tubabarira ibyaha byacu byose ari byatubonetseho mu bihe byashize, byagaragajwe n'ijambo ryawe uyu munsi, uduhe imitima yihana, umwuka urashorera amagambo yawe kugira ngo habeho ihinduka rikomeye. Urubyiruko, abana bakiri batoya bafite imbaraga, tuzabasha kuboneka mu bwami bwawe. Turinde imigambi y'umwanzi, tuguteshe ingabo z'abamarayika, ari twe abavuga ndetse n'abateze amatwi, komeze guhagarikira aya materaniro kandi ahinduke umugisha ku bagize umugisha wo kuyabona bose no ku bandi. Tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Ugiye gufatanya namwe muri uyu mwanya, amazina ni Munyagisenyi Ngango. Tumaze kwiga ibyigisho bibiri by'ingenzi. Icyigisho cyatubwiye gukorera Imana ukiri umusore, twabonyemo byinshi kandi byiza. Twabonye uburyo ari itegeko, inama z'uburyo buri wese yakora, amahirwe arimo, uburyo ari itegeko ry'Imana yatanze. Kandi twabonye ko abasore bafite umubyizi munini cyane kurusha abakuru, ku buryo batagira na kuri 1/10 cyabo iyo baramutse bemeye gukora uwo murimo. Tumaze kwiga ikindi cyigisho cy'ingenzi gikomeye kitwereka akaga kugarije abasore. Twabonye kenshi yabara amahirwe yawe, wakurikiranye ukamenya uti akanje naka, ahongwa naha, ntabwo mumeze kimwe, ntimusitara hamwe, ntimugushwa na bimwe. Ariko umuntu aba yize neza iyo azirikanye ibimureba byagira ingaruka kuri we, kandi agafata ingamba nziza zo gutandukana nabyo, kuko ubuntu bw'Imana burahari butegereje abafata imyanzuro ngo bubafashe kandi babishobore. Ntakwiye gucibwa intege nuko byamubase, ahubwo Yesu wazuye abageze no mu gituro yakuvana muri izo ntege nkeya, kuri uko kubatwa n'ibibi. Mu by'ukuri wanesha uramutse ugize ubushake ugafata umwanzuro, cyane ko muri abahamya buko n'ibindi byose mwashatse mu bishobora. Nta washaka ibyiza ngo byange rero, kandi hari amasezerano y'Imana yo mu ijuru iguha umwuka, yiteguye guha ubufasha bukomeye, ngo ibyo wangaga ubikunde, ibyo wakundaga ubyange. Katwifuriza urubyiruko uyu munsi kudacikanwa ngo ibyigisho byateguwe Imana yakeneye ko twiga bidupfira ubusa, ahubwo bitubera umugisha, kandi bizatume abasore bacu, abakobwa n'abahungu bazabona ubugingo buhoraho. Tugiye kwiga ikindi cyigisho kitubwira ngo kurambagiza neza. Ndizera ko muri aya materaniro hari abana bamaze gukura, bamaze kuba abasore, batangiye gutekereza gushaka, cyangwa bamaze kugera muri iyo ntambwe. Ariko turiga iryo jambo ryitwa kurambagiza neza. Kubera iki kurambagiza neza bikwiriye kwigwa? Ubwo birumvikana ko hariho no kurambagiza nabi. Ariko tutagera kuri iyo ntambwe y'inama zo kurambagiza neza, turabanza gusoma iyi mirongo yo muri Bibiliya, Imigani igice cya 19 umurongo wa 14, 19 umurongo wa 14. Haratubwira aya magambo avuga ngo, amagambo yo mu gitabo cy'Imigani 19 umurongo wa 14, haratubwira hati urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi be, ariko umugore witonda umuhabwa n'Uwiteka. Urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi be, ariko umugore witonda umuhabwa n'Uwiteka. Iri ni ijambo ry'ukuri nk'uko twabyize. Buriya umwana agize icyo ageraho, yagize icyo yiha, yagize icyo yishakira, mu buryo bumwe cyangwa ubundi aba ari uburere bwiza yahawe n'ababyeyi, ari ukumuha ibyo aheraho, ari ukumuha ubwenge n'uburere. Burya ababyeyi nibo soko yo kugira icyo ubona mu buzima bwa none. Ariko umugore mwiza we, umugore witonda umuhabwa n'Uwiteka. N'igice cya 18:22 haratubwira umurongo uvuga ngo ubonye umugore mwiza, abonye ikintu cyiza, akaba agize umugisha ahawe n'Uwiteka. Ubonye umugore mwiza, abonye ikintu cyiza, akaba agize umugisha ahawe n'Uwiteka. Igitabo cy'Imigani n'ubundi 12 umurongo waho wa 4 haratubwira hati umugore w'ingeso nziza abera umugabo w'ikamba,
ariko ko zisoni ni nk'ikimungu kiri mu magufa ye. Ubwo aya magambo aratugaragariza yuko mu byerekeranye n'iyi ntambwe yitwa gushyingirwa habamwe ibyiza cyane bimeze nk'ikamba. Yemwe Bibiliya tubwira ngo uwo mugore iyo umubonye ngo arusha ubutunzi bwose. Bavuza mu yarazwi icyo gihe y'ingenzi, avuga ati arusha cyane marijani igiciro cyinshi, arusha marijani, ugarusha izahabu, arusha ifeza, aruta amafaranga, aruta za miliyoni. Umugore mwiza iyo umubonye, ibonye urugo rwiza, nubwo havuga umugore ubwo n'umugabo ubonye umugabo mwiza nawe nuko, mbese kugira urugo rwiza, kubona umugabo mwiza, kubona umugore mwiza, ni ukubona ikintu kiruta ubutunzi bwose bwo ku isi. Nubwo mukiri batoya ariko harimo bagiye bagira icyo babona. Hari ingo zifite amafaranga menshi kandi zikize, ariko zashwanyaguritse, zifite umubabaro bitewe n'uko umwe atabereye undi mwiza. Kubw'iyo mpamvu rero, niyo mpamvu mbere yo gushyingirwa kurambagiza ari ingenzi, kuko wenda tubwiye abana bacu mu duteze amatwi, iyo umuntu yibeshye agapfa gushyingirwa gusa atanyuze mu nzira Imana yaranze ngo anyuremo, akibona yabaye umugore cyangwa yabaye umugabo, hanyuma bikaza kumubera bibi. Ndabasomera amagambo ari mu gitabo cyitwa Urwa Kristo 332, hagira hati haravuga hati 32, kubana n'uwishe isezerano ryo gushyingirwa yitwikiriye umugayo n'isoni by'urukundo rwahemutse, kandi akaba aticuza ibyo byaha bimunga ubuzima. Iyo ugize ingorane ukabana n'umugore cyangwa ukabana n'umugabo waguhemukiye, wakugiriye nabi, mwaramaze kubana, byo bita guhemuka, gakora ibyaha, gakubera mubi, icyo bigukorera wowe washyingiwe ni uko bimunga ubuzima bwawe. Mu rundi ruhande, gutandukana nawe mwarashakanye, byombi ni igisebe kimunga umutima imibereho yose. Ubwo umuntu yashatse atarambagije neza, agasanga yarapfuye gutoragura, akazabana n'uwamuhemukiye utihana. Guhemuka birashoboka, ariko bavuze ngo utihana. Mukabana afite icyaha kibi cyakukugwa nabi, atihanye, nuko umunga ubuzima bwawe. Ubwo warwara ukajya kwa muganga cyangwa se ugapfa. Kandi uvuze uti apu ntacyo njya gupfiraho, reka ntandukane nawe, abiwe nanjye njye ukwanjye. Ibyo ukinisha waramaze gushaka umugore cyangwa umugabo, ibyo uba ukoze ni igisebe kizabamunga mwembi, kikamunga umutima mu buzima bwanyu bwose. Ntabwo rero gushyingirwa ari ikintu umuntu akinisha ngo reka mbigerageze, ejo nimbona bibaye nabi nzabivamo, nimbona bidatunganye nzabihinduramo umusore. Ntacyo wakora ngo bibe byiza. Byanze bikunze, niba hariho kubana nabi, ni ikimuke mu ubuzima bwose. Niba hariho gutandukana nabi, nabyo ni ikimungu kimunga umutima mu buzima bwanyu bwose. Ntabwo dushaka kubatera ubwoba, ariko mu by'ukuri gushyingirwa umuntu ahubutse agashingirwa nabi ni ukwishyira mu kagozi atakivuyemo, nta nzira ikavamo. Ari ukubana ni akagozi kabi, ari no gutandukana ni akandi. Niyo mpamvu mwe mufite amahirwe yo kubona inyigisho, mukabona n'inararibonye z'abaruta ubukuru, byari byiza kwiga mwitonze, kuko muri iyi si ya none ibyo tubabwiye byombi birahari. Hari abiyahura, hari abicana, hari abatandukana, hari abahemukirana, hari abakomeretsanya, hari abatemana bagakomeza bakaba bafite igisebe cy'undi. Niyo mpamvu ari byiza ko abatarashaka bamenya kurambagiza neza icyo ari cyo, kugira ngo ejo n'ejo bundi utazicuza imbitagihe, kandi waragize amahirwe yo kubona abakwereka inzira kugira ngo we kuzagira akaba gakomeye cyane. Ndasoma irindi jambo riri muri kino gitabo n'ubundi kuri 43 kino cy'Urwa Kristo 43. Ndasoma andi magambo makeya avuga ngo 43 Urwa Kristo 43 atubwira irindi jambo ry'inama mbere y'uko abantu bajya mu ntambwe yo gushyingiranwa. Haranditse ngo niba abagamije gushyingiranwa batifuza kuzagira imibereho y'ubuhanya, kwicuza n'amaganya nyuma yo gushyingiranwa, bagomba kubyibazaho uburyo bwimbitse mbere y'uko babana. Niba bagamije kuzashyingiranwa batifuza kuzagira imibereho y'ubuhanya n'ubutindi, kwicuza
ko mwashakanye, amaganya guhora witangiriye itama nyuma yo gushyingirwa, bagomba kubyibazaho mu buryo bwimbitse mbere y'uko babana. Gutera iyi ntambwe utabitekerejeho ni mu buryo mu bumwe bwangiriza ukubingira akamaro kw'abasore n'inkumi. Ubuzima buhinduka umutwaro, bugahinduka n'umuvumo. Iyo rero abasore n'inkumi bateye intambwe batabitekerejeho, bazi ngo bazinye gushura byanze, bazi ngo n'ibyanga bazisubirira iwabo, hari n'abajya bashyingiranwa bafite uwo mugambi, bakakina uwo mukino mubi urutwa n'urusimbi, akagenda akajya gushyingirwa, akagira ibyo asiga iwabo, akavuga ati ndetse nabivuga tugiye gusana ivanga mutungo yisesuye, ariko nzamubwira kano nkamuhishe, ntabwo nzi ko ejo bizamera. Akanabivuga mu magambo, mu by'ukuri akabivuga mu magambo, hagira imitungo aturira ntabwo nawe umwereka, ntabwo nawe ugaragaza, kuko ntabwo nzi uko bizamera hirya y'ejo. Ibyo ntabwo aribyo tugereranya, birahari ku isi. Abarenze 2, 3 bashyingiranwa bafite ako gateganyo. Undi akavuga ati umugore wanjye mwereke ibyo atunze, ibindi akabisiga mweresa akahisha ntabimubwire, ati ejo twashwana katubwira ngo tugabane, akanjyana n'imitobe kandi yaranduhije. Uko gushyingirwa kumeze gutyo no gukina, ukumva umutungo ari ugiye guhagararaho, ariko nimubana nabi uzaba ari kimungu ubuzima bwanyu. Nimunatana azaba ari kimungu umutima mu buzima bwanyu bwose. Niyo mpamvu iyo abantu bateye intambwe yo gushyingirwa, yewe mwana w'umukobwa, yewe muhungu uteze amatwi, abwiye kuzaba umugabo ufite umugore ariko utabitekereje neza, ni intambwe imwe Satani yateguriye abasore ngo izabinjize mu buhanya no mu mubabaro n'agahinda n'umuvumo. Niyo mpamvu rero twifuje ko ubwo dutekereza ko abasore benshi bateranye uyu munsi bakorokana ibyigisho, reka ndiki tukige kugira ngo abazagira umushizo bakazashaka ingo zabo, bazagira ingo nziza zinejeje, kuko iyo umuntu afite umugore mwiza ababonye ikintu cyiza, akabagize umugisha ahawe n'Uwiteka. Yagira mubi cyangwa umugabo mubi, akabagize ubuhanya n'ikimungu cy'umubiri n'ikimungu cy'umutima n'umuvumo mu buzima bwose busigaye. Niyo mpamvu rero twiga iryo jambo. Icyambere turi buhereho mu kurambagiza ni igihe, icyambere ni igihe wemererwa kurambagiriza, kuba ugeze igihe cyo kurambagiza. Ntabwo ijambo ry'Imana ryemera yuko uteze amatwi wese afite uburenganzira bw'ishora mu kurambagiza. Nabyo birangiza, ijambo ry'Imana ritubwira yuko hari igihe, hari imyaka umuntu yemerewe gutekereza ngo none ubwo umukobwa najyana nareba kwande, nzahera hehe, nzaciye inzira ngo mbone umugeni. Icyo kintu cyo gutangira kurambagiza urukundo rugamije kuzabana, ijambo ry'Imana ritubwira yuko umuntu agomba kubanza yazirikana ko igihe cye cyaba kigeze. Mu gitabo cya Ezekiyeli 16:6 turahasoma isomo ridufasha iyi ngingo yerekeranye n'intambwe ya mbere ijyana mu kurambagiza. Icyambere ni ukumenya igihe bitangirira, ubwo ni imyaka, ni ingano, ni ryari umuntu yatangira kurambagiza. Igitabo cya Ezekiyeli 16:6-8. Iby'ingenzi turi buvanemo turabibabwira, nubwo harimo ubuhanuzi bukomeye ariko sibwo tugendereye. Nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ifata ryawe, ndakubwira nti nukuri, nubwo uri mu ifata ryawe ubeho. Nukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ifata ryawe ubeho. Nakugwije nk'ibimera mu murima, uragwira kandi urakura, ugira uburanga buhebuje, amabere yawe arashimangira, ngo n'umukobwa, n'umusatsi wawe urakura, ariko wari waratawe ari ntacyo wambaye. Nuko nkunyuzeho ndakwitegereza, mbona ugeze mu gihe cyo kubengukwa, maze ngutwikiriza umwitero wanjye, nambika ubwambure bwawe, ndetse narahiye nsezerana nawe, maze ubu wanjye ni kumwe mu Uwiteka avuga. Aya magambo Imana yavugaga yari yerekeje ku ishyanga ry'Isirayeli, uryo ryari ryarayiretse rikagaruka, uryo yatandukanye n'Imana, uryo batari bari Imana ikabashaka. Ariko Imana yakoresheje imfashanyigisho ziba mu buzima. Burya iyo umuntu avutse nubwo aba ari mwiza, ariko ntabwo bari mwiza cyane nk'imyaka izakurikiraho. Ndetse ku bantu batoya n'abantu bamwe na bamwe batinya uduhinja,
ariko hari aho umwana agera ati we njya mufata, hari abavuga bati njyewe n'uwavutse ndamufata, undi akavuga ati reka se namukoraho, njyewe njya mfata umaze kuba umushishi, njyewe nkunda ibitambambuga. Rero ijambo ry'Imana ritubwira yuko iyo umuntu niko n'ubuzima busanzwe, uyu umuntu avutse uko agenda yongera iminsi agenda yongera uburanga, ubwiza buza kugeza ubwo aba yakangavu, gatangira kugira isuku, akagimbi, tangira kumera amabere, ndetse n'umusatsi ugakora. Mujya mubona imisatsi y'abana batoya bari migufiya ntinakura, ariko uzasange umwana wagufi usatse tugufiya, yamaze kumusa imisatsi we warakuze warabaye mwiza, amabere agashimangira, akaba inkumi igaragara. Ijambo ry'Imana riti nuko mbona ugeze igihe cyo kubengukwa. Mu Bukristo, mu bana b'Imana, imyaka yo kubengukwa y'umukobwa cyangwa yo gukundwa k'umuhungu nayo ivugwa ko hari igihe cyayo kibaho. Irindi somo twasoma ni igitabo cy'Itangira 3:11, 3:11, 3:11, bahasoma aya magambo nayo adufasha kugira ngo twumve neza yuko imyaka yose ntabwo ari iyo kubengukwa, si yo gushaka, si yo gushyingirwa, ahubwo hari imyaka, hari ibihe bigaragara ko umuntu yaba ageze igihe cyo kuba yagera igihe cyo gushaka urugo. Mu gitabo cy'Itangiriro 3:8 naho turahasoma inkuru yo kudufasha muri iki gitekerezo. Abakera bari bazi imyaka, bari bazi igihe umuntu yaba agezemo akaba akwiriye gushyingirwa. Mu gitabo cy'Itangiriro 3:11 nuko Yuda abwira Tamari ati umukazana we ati guma mu nzu ya so uri umupfakazi ugeze igihe umwana wanjye Shera azakurira, kuko yibwiye ati nawe ye gupfa nka bene se. We afite n'umugambi. Tamari aragenda aguma mu nzu ya se. Umurongo waho wa 14 turasimbuka. Yiyambura imyenda y'ubupfakazi, yitwikira umwenda mu mutwe, arisesura, yicara mu marembo ya Enayimu yo kunzira Timuna, kuko yabonye Shera amaze gukura ntibamumuhe wamuhunguje. Icyo nshaka ni ijambo amaze gukura. Uriya mugore yarapfakariye mu rugo rwa sebukwe, ariko sebukwe aravuga ati umwana wanjye aracyari muto, yari afite umuco w'igihe cya kera kandi wari wemewe icyo gihe, wari mwiza, uvuga ngo niba umugore apfakariye mu rugo ntakazajya ahandi, ahabwa umwana uvukana na wa wundi aba ari uzamubyarira, kugira ngo nawe abyara abana mwene se ye gucika. Uwo muco wari umuco wubatse kandi ukomeye kandi wemerwa n'Imana. Igihe cyarageze rero umupfakazi abinyangamugayo, ariko se bukaravuga ati mukobwa wanjye murumuna w'umugabo wawe aracyari mutoya, nawe yarabyemeye ko akiri mutoya, ati genda ujye mu rugo rwa so, nakura nzakubwira uze aguhungure acikure mwene nyina. Nubwo birumvikana ko Tamari kuko yari umukiranutsi yaririnze ntiyahemuka, ariko akajya bari imyaka avuga ati Shera amaze kugira imyaka 10, yabaye 15, ibaye 20, ibaye 25, igeze kuri ngahe. Bari bazi ikigero cy'imyaka mu gihe cyabo umuntu ageramo akaba akuze mu buryo akwiriye gushaka, maze uwo mubyeyi amenya yuko yamumwiye ko ati imyaka yaruzuye yarakuze, ariko baramunyimye. Ubwo yaje gukora ikindi utari butindeho uyu munsi, cyaje guhindukira sebukwe, ikosa rikomeye cyane, ariko uriya mugore agaragara ko yaba mukiranutsi. Ariko icyo nshaka ko tuvana muri mirongo yombi ni uko haba ku ruhande rw'abakobwa haba no ku ruhande rw'abahungu, ijambo ry'Imana ryigaragaje yuko hari imyaka yo kubengukwa, hari imyaka yo gushaka umugore, hari imyaka yo kuba wahabwa urugo rwawe. Niyo mpamvu nubwo batavuze imyaka nyirizina, ariko birigaragaza yuko bari bazi urugero rw'ubukure rwerekana ko umuntu agomba gushaka umugore cyangwa se agashaka umugabo. Muri kino gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo, ikigwa cya 11, hatubwira mu bihe byacu imyaka yemewe n'ibyanditswe umuntu yashakira yatangira kurambagiza cyangwa se akaba yarambagizwa, kandi akaba bitemewe yuko munsi y'iyo myaka umuntu yakora ikosa winjire muri uwo mushinga, bitewe n'impamvu tugiye gusoma muri kino gitabo. Haranditse amagambo agira ati akaga k'ubukwe bw'abakiri bato. Ntitugomba gushyigikira gushyingiranwa kw'abakiri bato. Umushinga ukomeye nk'uwo gushyingiranwa kandi ugira ingaruka zirambye, tugomba gukora mu ihubi, nta myiteguro ihagije, kandi ubushobozi bw'ubwenge no bw'umubiri
butaraguka bihagije. Abahungu n'abakobwa bashyingiranwa mu gihe urukundo rwabo n'ibitekerezo byabo bitarakura, nta byiyumviro bihanitse kandi bitunganye, maze bakikorera inshingano z'abashakanye bayobowe n'iruba rihindanye rya cyane. Ubucuti butangirwa uhereye mu bwana bwagiye kenshi bugira ingaruka zo kwihuza guteye akaga cyangwa se gutandukana gukojeje isoni. Ubucuti butangiwe uhereye mu bwana, ubucuti bwo mu bwana. Sangwana aracyari muri segondere, ari mu wa kabiri, mu wa gatatu, myaka 16 n'itanu, ariko afite uwo yita sheri, yabaye inshuti we, bafatana runana n'abandi bose barabizi mu mudugudu, bazi ko ari we inshuti ye, kugeza ubwo n'abantu basa n'abapfuye mu bwenge bagwa mu cyaha babyara, ugasanga ababyeyi ntabwo bafite agahinda, baranezerewe nta kibazo, ariko hari n'igihe bahura n'ingaruka zikomeye bagasharirwa batarazi ko bishaririye. Ariko ubucuti butangiwe mu bwana bwagiye kenshi bugira ingaruka zo kwihuza guteye akaga cyangwa se gutandukana gukojeje isoni. Gushyingiranwa imburagihe bikozwe nta nama z'ababyeyi ni gake biza n'umunezero. Urukundo rwa cyana rugomba gukumirwa kugeza igihe bageze mu gihe gikwiriye, kandi naribonye yabo ibemerera kugira umushyikirano muzima utarimo akaga. Abanga kumviriye inama, abana banga kumviriye inama bakumva tuzakundana nta kibazo, ntiwambuza gucudika, nanjye ndakuze, mfite amabere, ubwanwa bwaraje. Abanga kumviriye inama bari mu kaga ko kuzagira imibereho itanejeje. Abatumviriye inama y'igihe umuntu atangirira kurambagiza, bakumva bahera aho bahereye, bakumva nta kosa, ntacyo bibatwaye, bagaseka iyi miburo, ubuzima bwawe buri imbere buzaba butanejeje. Umuntu utagejeje ku myaka 20 ntafite inyurabwenge yamushoboza kwihitiramo uwo bari mu kigero kimwe bazabana mu buzima bwabo bwose. Iyo ibitekerezo bimaze gukura basanga barahanye amasezerano yo kubana ubuzima bwose batabanje kwibaza icyatuma buri wese azanezerwa. No mu cyimbo cyo kwemera kwikorera umutwaro wabo batangira kwicuza ibyo batumvikanaho, bigakura bikarangirira mu kwirengagizanya no gusuzugurana. Kuri bo nta kintu na kimwe cyera babona mu ijambo urugo. Umwuka wabo uhumanywa n'amagambo ataranga mu rukundo hamwe n'urutoto. Nta kindi kibiteye gushyingiranwa kuba bakiri bato, nibyo nkomoka y'ibibi byinshi biriho muri iki gihe. Ntibiteza imbere ubutaraga bw'impagarike kimwe n'imbaraga z'ubwenge, ntibatekereza byimbitse kuri iyi ngingo. Abasore benshi bakora bayobowe n'irari. Iyi ntambwe ishobora gutera ingaruka zikomeye, nziza cyangwa mbi, cyangwa ishobora kuzana umugisha cyangwa umuvumo mu buzima bwose. Kenshi bayiterana ihube bagendeye ku byiyumviro by'irari. Benshi ntibazemera kumvira inama no gucyaha biva mu ijambo ry'Imana. Satani yihatira budatuza gusunikira urubyiruko rudafite inararibonye mu gushyingiranwa, ariko byakabaye byiza tudashyigikiye ko kamenyero kamaze kuba gikwira ko mu gushyingiranwa. Rero wowe uteze amatwi uri mu materaniro, ntabwo ari byiza, ni bibi, ni umwaku, ni umuvumo, ni agahinda kwinjira mu nkundo zo gushyingiranwa ugatangira gutoranya uzaba inshuti yawe, ukanabimubwira ngo muzabana ngo nimurangiza amashuri, ugahangara kubivuga udakuze, udafite imyaka ihagije y'ubukure. Ni ingorane zikomeye, ni ukwitegurira umuvumo, ni akaga, ni ukuzicuza, ni ukuzabana mu buzima bw'agahinda gusa, kandi bitewe n'uko abantu ngo benshi izi nama zo gukoma mu nkokora abana ababeretse ibintu by'inkundo, ibintu byo guhitanamo, ibintu byo kurambagizanya, wowe uwanjye, ngo benshi Satani atuma batumvira imiburo bakiroha muri iyo nzira mbi izagira ingaruka kuri bo no ku babyeyi babo no ku bavandimwe babo no ku bazabyara, ndetse ngo no ku butaraga bwabo. Mpamvu ubutaraga buzamo ni uko ko kujya kuba umugore utaragira imyaka ikuze ngo utarakomera, bifite ingaruka zikomeye mu kubyara ukiri mutoya. Benshi bagira ingorane mu mibiri yabo, bakazabagwa kubagwa guteye agahinda, kazagira ingaruka zikomeye nta kindi kibite bitewe nuko baremereje imibiri yabo bakiri batoya. Kubwiyo mpamvu rero ingingo ya mbere yo muri iki cyigisho
kurambagiza neza ni uko utangira uyu mushinga ari uko umaze gukura. Hari ibyo tubwira abana nacyo kibi kidakwiriye kubaho, n'ababyeyi kandi bakwiriye kubihagararaho. Hari igihe umukobwa aba akiri mutoya maze abahungu bakamukunda bagatangira kumurambagiza, kandi iri jambo arizi akavuga ati rero wihanganye ndakwemeye ariko uceceke, tuzabicumbura mu myaka 3 iri imbere, nzaba mfite imyaka yuzuye. Ubwo bwira n'ubwiki. Noneho mukaba muri aho ngaho mwaracumbise dosiye, ikibazo gikomeye cyane. Hari igihe muzagira mu myaka 21 agatangira kugira kenge, agatahura ibyo atarazi imbere mukemerana, maze bikaba ari ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritemera yuko ubyinjiramo. Niba uri umukobwa wizera, yumbwira uti nta byo gusezerana ndimo, nta by'inkundo ndimo, nta byo gushaka nganira nawe, ndacyari mutoya, ngiyewe ndi kwiga, ni mu kazi kanje, ni mu mirimo yanjye, nje ntabwo umushingane nawe utekereza sinambiriho. Urukundo rusanzwe ntacyo rutwaye, ariko kwinjira muri uwo mushinga ukamuha amasezerano. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ubu gifite ubwenge bukeya, butazi gutoranya, butazi kureba kure, ubibwiwe n'ijambo ryanditswe n'Imana, wikwigira umunyabwenge byemere, mubwire ko utaragera igihe cyo kujya muri iyo mishinga. Ariko wivuga ngo nta kibazo, agenda gukunda, ati yanshika kandi ndangaye. Rero kubw'iyo mpamvu turindiye tukabibwira ababyeyi, nanjye nzaceceka, hasikaje imyaka 2 ikabiruzuye gahita bivuga. Ubwo rero wamaze kwiyonona kera, ubwo utanze amasezerano, uramuboshye na warakuboshye. Henga rero ejo bitangiye abo nukuruta, kwagiye kuzagirwa mu myaka iri imbere gatoya, tangira humuki akubone nawe umubone, mwicuze impitagiye cyangwa mwihambire, nimanza zikaza yarambagiza undi ugatangira kurega ngo yampemukiye ubinegura mu bantu, ninjye yerabwiye mbere none arampindutse, njewe nta nubwo gute na gute. Harabagira gasone bagaceceka, haraburana bikabimanza. Nta kindi kibitera nuko winjira mu mushinga ugifite ubwenge bukeya kubera imyaka yawe mikeya. Tutirangije yuko imyaka sirebwaho gusa, hari nugira imyaka yongereye akubwenge budakuze. Niyo mpamvu ari byiza kubukuze mu myaka, ukuze no mu bitekerezo. Icya kabiri turi buvugeho kukurambagiza neza, ubw'icyambere nukumenya igihe umuntu abageze mu myaka yo kuba yarambagiza cyangwa yarambagizwa. Imyaka y'ikigero gito ivugwa nibura guhera kuri 20 kuzamura, nibwo umuntu atangiye kugira kenge, nibisazi bigabanutseho gakeya, byatuma acishiriza akamenya ati uyu muntu ko ntamuzi, ko ntazi wabo, ko ntazi umuryango wabo, ndapfa gusa kugenda ntazi ubuzima bwe, akabagira uwabaza, akagisha inama, akitonda, ntapfe gutanga amasezerano. Ariko bari muri si iyo myaka mfite ubwenge buke cyane, ubona ibyiza gusa ntabibabona. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ridukumira igihe ntikiba cyari cyakageze. Abangiye inama rero yego barayanga, ngo benshi barayanga, ariko icyo batazanga ni ingaruka. Icya kabiri nuko wowe musore, ku ruhande rw'abasore ugiye gushaka urugo, yubanza utekereze ibyo ku gasozi. Biri mu gitabo cy'Imigani igice cya 24 bavuga ngo banza utegura ibyo ku gasozi. Kadusoma uwo murongo ko biri uvuga, mbere yuko umuntu ategura kurambagiza umukobwa, banza urebe ibizamutunga, banza urebe ibyo azarya, banza urebe aho uzaba, banza witegereze ibyo ufite. Ni ikosa rikomeye. Kubera iki? Nuko uyu musore amaze kwinjira mu irambagiza, urukundo rw'abakobwa rikazamuka n'abahungu. Dufite inararibonye, kandi umuhungu aba afite akenge kihanganye, akabwira umukobwa kugira ngo bazitonda babitindeho, yamara kukwemerera akavuga ati rero ubwo twemeranije, ndashaka ko amezi 5 gusa birangiye bikava mu nzira. Mugati buretse gato yatoye, ugasanga bagiye kubipfa. Ahubwo uwo mukobwa ni ufite ubwira cyane kuruta umuhungu, kandi uko nawe ufite urukundo rwamaze kuba nk'umuriro, bigatuma imigambi yabo yose ihagarara. Ati ko ntarabona inzu tuzakodesha, ko ntarabona amafaranga tuzaguza, ko ntarabona aho mpinga tuzayadukodesha aho duhinga. Ugasanga hose rugo bisubizo byihuse. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritemera ko umusore yinjira mu irambagiza atari yuzuye umurongo wa Bibiliya 24-27 avuga ngo 24 umurongo 27 handitse ngo banza witegura ibyo ku gasozi, uringaniza imirima yawe,
hanyuma uzabone kubaka inzu. Biriya ntabwo iteye urujijo. Ringana ibyo ku gasozi, ubwo ni amatungo, n'udukoko, n'uduhene, n'inka. Ushake n'umurima muzahingamo. Biriya yandikwa, ubuzima bwari buzwi muri icyo gihe bwari ubuzima bw'ubuhinzi n'ubworozi. Nibwo bwari ubuzima, n'uyu munsi nibwo buzima bwiza butunze isi yose. Ariko kugira ngo tubone ibiryo n'imyenda, hari n'igihe bikomoka mu zindi nzira, mu gushaka amafaranga, kuba ufite iduka, kuba warabonye akazi guhemba umushahara ku kwezi, kuba warabonye, banza urebe ko uwo mushahara, iyo duka, ubwo bucuruzi bwawe harimo ibyo kurya, ari wo murima, harimo ibibatunga buri munsi, ari byo ku gasozi, harimo inzu yo gucumbikamo kwirimo, hanyuma nabara kubona bihari neza, hirya yo gukwa no kuzategura ubukwe, banza urebe yuko namara kugera mu rugo azabona ibiryo n'ibimutunga buri munsi n'ibyanywa, ntagire inzara naho kuba akahabona. Nicyo gituma ijambo ry'Imana ribwira umusore ngo banza ubishake, numara kubibona wubake inzu cyangwa se wubake urugo ariho gushaka umugore. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko iyo bidakozwe bigira ingaruka ku buzima bw'abashakanye. Iyo bidakozwe bigira ingaruka ku buzima bw'abashakanye, ari byo tugiye gusoma mu bitabo bikeya by'umwuka w'ubuhanuzi. Bigira ingaruka zikomeye cyane. Ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa kabiri, ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa kabiri, tugiye gusomamo ipaje imwe itubwira iby'iri jambo. Umuzingo wa kabiri, cyigisho, umuzingo wa kabiri, igice cya kabiri ku nyongera hirya ku nyongera mu gice cya kabiri, turasoma amagambo ari hepfo atubwira ngo abantu benshi bagiye bashyingirwa nta mutungo bafite ndetse nta n'umurage bafite. Abantu benshi bagiye bashyingirwa nta mutungo bafite ndetse nta n'umurage bafite, nta mbaraga z'umubiri cyangwa iz'ubwenge bari bafite kugira ngo babashe kugera ku mutungo. Uko niko byagiye bigendekera abantu bihutiye gushyingirwa, bakishyiraho inshingano batari basobanukiwe. Ntabwo bari bafite ibyiyumviro bizima ndetse byagutse, kandi ntacyo bari bazi ku nshingano yo kuba umugabo n'umubyeyi, ndetse n'icyo gukemura iby'umuryango ukeneye bizabasaba. Ntabwo bagaragaje gushyira mu gaciro mu myiyongerere y'umuryango yabo ugereranije n'imyiyongerere y'ibikorwa byabo mu byo gushaka umutungo. Ntabwo bagereranije ngo mbyaye umwe hakenewe ibingana bite, babaye babiri hakenewe iki. Ntabwo babibaze. Abantu bari inyuma cyane mu by'umutungo no mu kwemererwa no kumererwa neza mu isi, usanga muri rusange aribo buzuza abana babo imiryango yabo, mu gihe abantu bafite ubushobozi bwo kugera ku mutungo aribo muri rusange badafite abana barusha umubare abo bashobora gutunga. Abantu badafite ubushobozi bwo kwiyitaho ntibari bakwiriye kugira abana. Byagaragaye ko urwo rubyaro tabarika rw'abo bantu batabara neza rukura ari ibicamuke n'abanyamahane. Ntabwo bagaburirwa uko bikwiriye cyangwa bambikwe, kandi nta nubwo bahabwa imbaraga mu by'umubiri n'iby'ubwenge, ndetse haba no mu magambo no mu bikorwa mu rugo nta gitunganye kiharangwa, haba ku babyeyi cyangwa ku bana babo. Gahunda yo gushyingiranwa yateguwe n'ijuru ngo ibere umuntu umugisha, nyamara muri rusange yarirengagijwe cyane ku buryo yahindutse umuvumo ukomeye. Mu kwinjira mu mubano wo gushyingiranwa, abagabo n'abagore benshi bagiye bakora nk'aho ikibazo cyonyine bagomba gukemura ari ukuba bakundana gusa. Nyamara bari bakwiriye kubona ko inshingano bafite muri iyo sano yo gushyingiranwa irenze ibi. Bakwiye kuzirikana niba urubyaro rwabo ruzagira ubuzima bwiza bw'umubiri kandi rukagira imbaraga z'ubwenge n'iz'imico mbonera. Nyamara bake gusa nibo bateye intambwe, bafite impamvu nyakuri, bafite kuzirikana ko mu rwego rwo hejuru umuryango wa muntu muri rusange ufite ibyo basaba badashobora kwirengagiza, kandi uburemere bw'impinduka ziterwa n'imiryango yabo zizagira icyo zigaragaza mu buryo bwiza cyangwa bubi. Rero abasore benshi icy'ingenzi ni ugukundana, naho ibindi ntabwo ari ngombwa. Ngo ariko bamara gushaka babyaye abana biyongereye nta mutungo,
ubukene basatiriye, bakabura iby'ubuzima, bakabura ishuri, bakabura inama, bakabura ibiganiro, bigasoza umuryango wabo uhindutse umuvumo, umuryango utakwifuzwa, umuryango w'agahinda. Ndabamenyesha ko mu buzima bw'umuryango abantu bapfa byinshi, hari abapfa ingeso mbi, hari n'abapfa kurya ubusa. Mu bintu bisenya imiryango no kurya ubusa birabateranya, abantu bakabana mu nzu ariko ntacyo gufata gihari, bose bagahinduka abakukuba, abanyenzara, babuze icyo bafata, byanze bikunze guhemuka kubaho, bahemukira abavandimwe n'inshuti, bagahemukirana ubwabo, bakagirirana nabi, abana bahinduka abajura. Burya umwana bashonje yakwiba byanze bikunze, ntabwo wamunda kwiba kandi inzara yamwishe, ntiyabura kuba amayobo kandi yabuze kujya ku ishuri. Ibyo bikaba bitewe n'ikosa rimwe ryabaye ku basore, ko batuyimva umurongo uvuga ngo banza ushaka ibyo ku gasozi, uringaniza umurima, ubone wubaka inzuza n'umugore. Avuga ati kingenze tuzabishaka nyuma, biri mu maboko yacu, mu maboko birimo. Biri hehe se wabyereka nde? Biri mu maboko n'ibyo ariko ntibyo byavamo, banza bivane mu maboko bije hanze, kuko ntabwo umugore azajya byavanye mu maboko ngo asosoremo, ahubwo azajya birya byaragaragaye inyuma. Niyo mpamvu rero umusore unteze amatwi nawe mukobwa udakeneye urugo ruzaba urugo rw'agahinda, urugo rutishimirwa, urugo utifuza ko rugendwa, banza ushaka ibyo ku gasozi. Kandi nawe mukobwa mbere y'uko ushaka umusore wakunze, banza ubaze, uperereze, n'ibindi byose babishingiye, reba ko uwo musore afite ibyo ku gasozi, azaguha ibiryo, azaguha umwenda, azakugaburira, azakuraza mu nzu, batazamusohora buri munsi. Banza ubirebe, nusanga ntacyo agira, ari inyanda, ari mayibobo cyangwa atari mayibobo, ari umusore ufite ibitekerezo utagira icyo abona, ukibishakisha ntacyo arashyikira, mubwira uti nibyo ndagukunda, mu bindi byose uri mwiza, ariko banza ushaka ibizadutunga. Niba umukunzi ihangana urindire, abanza bishake, vuga uti maze kubona igihumbi, maze kubona ibihumbi 2, none nabonye akazu, nabonye akarima kanjye, wishyiraho igitutu. Nyamara abakobwa ndongera mbivuge nti bimaze kugaragara ko ari ingeso, ko ari bashyiraho igitutu cyane abasore bati tugire vuba tuzashaka tuzafatanye. Bamara kugira abana byabacanze, ati suri mugabo ki umaze iki, jya kuduha ibiryo wanze ndabagutana. Yakiri mutoho niko bivuga pe, ati ndabagutana. Nuko urwango rukaza, intambara zikavuka, bagacurirana, nta kindi bapfuye ari uko ubukene bwabinjiranye, kandi aho kubuhungira ntacyo gukora kindi gihari. Ibyo biterwa nuko iyi ngingo yirengagijwe. Rero mbere yo gushaka umufasha, banza ushaka ibyo azagufasha. Wishaka umufasha utagira ibyo kugufasha, urashaka umufasha wo gufasha iki? Hungirira indi mitwaro udashoboye guterura n'uyu munsi. Niyo mpamvu igitabo kitubwira yuko abasore batari bashaka, katubahe n'inama nziza nayo muri kino gitabo cy'ubutumwa tano muzingo wa 2 n'ubundi mu gice cya 36 ahaje guhera ku ka nyuma 36, kana aho mbasomera andi magambo ahari, inama tabara guha abasore twihuta kugira ngo nayo izabafashe. Biragaragara ko utigeze ukoresha umutungo neza mu bintu byose. Iyo bitaba bityo, wagombye kuba ufite icyo werekana ko ari umusaruro uvuye muri uwo mutungo. Ukwiye gushimwa kuri buri musore, ukwiye gushimwa kuri buri musore wese. Uyu yandikiye umusore wari waragize amahirwe, abona akazi, abona igishoro, abona ibyo gukora uwo musore. Ariko maze kuba umusore ukuze wagashatse, ariko ntacyo agira, bitewe nuko amafaranga yose abonye yapfusha ubusa. Biragaragara ko utigeze ukoresha umutungo neza mu bintu byose. Iyo bitaba bityo, wagombye kuba ufite icyo werekana ko ari umusaruro wavuye muri uwo mutungo. Ukwiye gushimwa kuri uwo musore wese. Byagombye kuba itegeko kuri wowe kubika umugabane umwe w'ibihembo byawe bya buri cyumweru, kandi ukazigama umubare runaka w'amafaranga utagomba gukorwaho. Ubushishozi n'umurava mu by'ubutunzi, kwifata mu kurarikira ibinezeza, ndetse no kwigomwa ku buryo ubuzima butajya mu kaga. Ibyo byose byagombye kugirwa n'umusore umerewe nkawe. Kandi wagombye kuba ufite umutungo udakorwaho wakwifashisha uramutse urwaye, kugira ngo we kuba wakwishekeriza ku bufasha bw'abandi. Wasesaguye umutungo mwinshi mu bidakenewe, kandi uwo mutungo wagombye kuba warabikijwe aho wunguka ubu ngubu, ukawuzigamira, ukabukuzanira inyungu. Ndetse no mu mushahara wawe muto wagombye kuba waragize icyo wizigamira cyo kugufasha igihe hari igikenewe. Wagombye kuba warakoresheje uwo mutungo ugura isambu nini
yagombye kuba iri kongera agaciro, nyamara ko umusore gukoresha amafaranga yose yinjiza kugeza ku ifaranga rya nyuma bigaragaza cyane kutabara neza no kudashyira mu gaciro. Kambwira abana b'abahungu munteze amatwi, niba hari impamvu ituma ubona udufaranga nubwo twaba dukeye ntabwo amahirwe angana akakuza mu biganza aturutse ku muruho wawe wa musore we, menya yuko umusore uzaba umugabo agomba kwiga kuzigama igihe hari inzira ituma mu biganza bye haje amafaranga bitagendeye ku myaka ho. Ndongera mvuge nti umwana w'umuhungu imyaka ufite yose uri muri aya materaniro, niba hari impamvu ituma ubona amafaranga aza mu biganza byawe, tangira ujye wiga ngo buri cyumweru buri gihe mbonye amafaranga nzajya nzigama kugeza ubwo azagera ku isambu, cyangwa azagere ku ihene, cyangwa azagere ku nka, cyangwa azagere ku kibanza. Ariko uyu musore nawe utiyandikiye we yageja ayakoresha akageza ku giceri cya nyuma akayamara, nuko ubukene buramwinjirana avuga ati nta no guteganya igihe uzarwara ngo ntiwegamire abandi. Niyo mpamvu rero basore nkunda mumaze ko bakuru mwebwe mageze muri imyaka yo gushaka, irinde n'abakobwa bazakwirinde kugira icyo bemeranya nawe utarategura ibizatunga urugo ugiye gushaka. Ese azarya iki? Azabaho ate? Yesu ufite umutungo uri kubara ngo iwacu barawufite? Oya, ntabwo byemewe. Ugomba kuba uri umuntu ugiye kubaka urugo. Burya nankubwira no mutabizi uko ababyeyi bagufasha utari washaka, iyo washatse barakureka. Ntabwo bamara ko umugabo ngo barushye, bagutereye umupira, ari beza bakugoboka ariko ntibagutunga, ntibibaho. Barizigamira inyuma hari abandi bana, nanjye nzasaza ndamushingiye n'icyo cyekimbabaje, asigaye ukipfaho. Iyo utabanye nabo neza nta na gato bagufasha, ariko iyo mubanye neza bakugoboka. Ariko barabati n'umugabo murwe ntabwo twamariraho ibyacu, wa mutatu ugomba gushira. Niyo mpamvu umusore wubakiwe bimenye ngo iyo buryo baguhaye urugo baragucukije bwa nyuma ngo ubonye urwawe. Niyo mpamvu ugomba kuba wizigamiye amafaranga azambika umugore, azamugaburira, azayigisha umwana, azamuvuza, azamuha ibyo kurya, ukamenya ko bizakureba kuva hasi kugera hejuru. Niyo mpamvu ku bana b'abahungu rero buryo mugomba kwitoza mwese uyu munsi ni ukwiga kuzigama ifaranga ryose ryakugera mu biganza, kugira ngo uzagera mu myaka y'ubukure ugiye muri iki gitekerezo uvuga uti noneho ubu napanga, mfite umushinga. Mu mategeko nsaba kubanza natekereza ibyigasozi byo nibyo gushaka inzu, nibyo kurengeneza amasambu, ibyo ndabifite, gisigaye nditakoze ntabwo. Kugeza uyu mwanya umusore warangije iki ngiki ntasabwe ingingo ya kabiri, ahubwo wicari busabwe n'ingingo zikurikiyeho za nyuma, naho izo ntizimureba. Ariko umuntu wese utari wagira icyo ageraho ntiyemerewe n'Imana gushaka kubaka urugo, kurambagiza umukobwa wa mucokoze. Oya, ugomba kubanza washaka ibyo ku gasozi. Reka mbasomere andi magambo ari mu gitabo cy'ibihamya, umuzingo wa mbere 202 handitse amagambo nayo atubwira acumbura ariya tumaze gusoma. Handitse amagambo agira ati, benshi bashobora kubaho gusa igihe bari ingaragu. Abasore benshi muteze amatwi, ushobora kuba gusa wabaho kuko uri ingaragu, ariko umuntu aguhaye umugore n'abana utabaho, ahubwo waturumbuka. Bahitamo gushaka ubuzima bwabo uko basanzwe bariho, icyo bashoboye ni ukubaho bari bonyine. Ariko nabo bajya bahitamo gushaka ndakuze no kugira umuryango, kandi bazi neza ko ntacyo bafite cyo kuwunganira. Ndetse ikibi kirushiki ni uko batazi kuyobora umuryango. Imigirire yabo yose mu muryango wabo irangwa n'akamenyero ko kutagira icyo bakora n'ubunebwe. Uyu musore ntiyamenya ko nabari umurebe ntabwo azi ko bayobora, keretse kubahamara gusa ko kubita imigere. Ntafasha biwabo, asohoka afashe ipataro mu ntoke ari gusegura, agatahaje kurya bihiye. Ni umusirimu ngo yarangije ishuri ngo ntarabona akazi, ni ukuryama bukira, bahisha akazi akarya, bandi bagatereka ubwanwa nuko bikaba umurimbo. Reka mbabwire mwe abasore mwe, hano haranditse ngo ndetse ikibi kurushiki ni uko batazi no kuyobora imiryango. Imigirire yabo yose mu muryango wabo irangwa n'akamenyero kutagira icyo bakora n'ubunebwe. Ntibajya no mu murima
ntiyakwahirira inka ntiyayikukira, babasha kwitegeka ku rwego ruto cyane, kandi barararikira, nibo bazi inkumi nziza iyo ziri, ntibihangana, ndetse bakaba abantu barakazwa n'ubusa iyo umukosoye yaguhitana. Igihe abantu nk'aba bakiriye ubutumwa, biyumvamo ko bafite uburenganzira bwo kunganirwa na bene data baburusha ubutunzi, maze iyo ibyo bari bateze batabibonye, bivovotera abagize itorero, maze bagashinja abaririmo ko batarangwa n'imibereho ihuje no kwizera kwabo. Ninde ugomba kubabarira muri ibi? Ninde ugomba kubabarira muri ibi? Mbese umurimo w'Imana ugomba kunyunyuzwa, ububiko bugashiramo umutungo ahantu hose kugira ngo iyo miryango migari yakennye yitabweho? Oya, ababyeyi nibo bagomba kubabara. Muri rusange ntago bazabazwa no kugira icyo babura kinini nyuma y'uko bemeye isabato kuruta uko bababaraga mbere y'uko bayemera. Abasore benshi ngo baje bashaka ntacyo bateganije, ari inyanda, batazi kwiyobora ingo, bakibona mu nzara, byabacanze n'uwo mukobwa, maze bene ngo haba igihe bemeye ubutumwa barashakiye muri ubwo butindahare. Bamara kugira mu butumwa, tugize umugisha, tugeze mu itorero ry'Imana, bazadufasha. Abitorero batabafasha ngo bakanduranya n'itorero, ngo mwatwigishije ngo twemere ubutumwa, tuze muri abantu beza, ko mufasha ntacyo mutumariye, nange ibyo mvuga ntabwo mubyizera, ntabwo muhuje no kwizera kwanyu, nibyo mutubwira sibyo. Ugasanga banduranije, baratukana, baragaye itorero ngo ntacyo ribamarira, ngo ntabwo ryabafashije, ngo barafasha abandi bo ntibabafashe. Kuri umusore utarwaye n'umukobwa bakaba ari muzima, ninde ugomba kubabazwa n'ingaruka zo guhubuka? Igisubizo kiravuze ngo ni mwebwe ubwanyu mugomba kubabazwa nabyo, n'ababyeyi banyu bemeye kubarira batyo, uwo mubabaro mukawusangira. Kandi umubabaro mufite nubwo mwamaze kuba bizera, ntabwo ari umubabaro muto munini uruto mwayi mufite mutari mwizera, mwaje munawuzanye. Ubwo rero ntabwo itoro ryagira izo ngaruka, ububiko bunyunyuzwe n'ingaruka zo gushaka kw'abasore n'abakobwa bashatse badateganije ibizabatunga. Nababyeyi bagira ubwo hari n'ababyeyi bagira ubwo bujiji. Umukobwa bati umukobwa wanjye urakoze, nase ko wandambagije ari kanaka, ese afite iki? Umubyeyi ati se ibyo hari ikibazo? Nanjye naswashije turabakane twandi twabayeho, pfa kumuzaheraho mushake ntumwiteshe, nubukamuroha, amara kumuroha urugo rukabacanga. Ati mama turi kubura noneho, ihangane mwana wanjye, nuko bikamucanga, wimbwira ubusa yamurakariye. Rero ababyeyi baroshye abana babo muri uwo mushinga wo kubashingira, bazi ko ntacyo bateganije, nta n'icyo babaraze. Ntabwo ijambo ry'Imana ryemera yuko bazaba abo kurushya itorero. Niko dusomye. Niyo mpamvu niki nkibwira abasore, nta mpamvu yo gutegura ubukwe. Hari n'abanduranya kare, ubukwe bwitegura bakanduranya kare, ngo ngewe ibyo mfite ngo ni ibi bindi muzabishaka, bati dufite turakunganira muri ibi ngibi. Akaba arakaye ati ntimumfashije, mugomba kunkorera ibintu mukabirangiza. Nta muntu wishiye gushakira umugore, abaye n'ugutwerera n'ugukunganira. Burya umusore mu by'ukuri mutitogombye gushira mu basore mbere yuko ushaka amenya ko byose bikureba, ari ugukwa, ari ugushaka ibiryo, ari ugushaka ibinyobwa, ari imodoka, ari urushungi, ari ibizagutunga urangije, menya ko ari wowe bireba. Nta wundi muntu bireba, ni wowe. Bitegure, abandi bazakunganira byiyongere, ariko nta wundi ushinzwe kubyishyuzwa. Nase urambwira ngo abanduranye bagitegura ubukwe bazanduranya bate bashonje bafite abana? Igitabo kibiciriyeho iteka. Nawe musore uraha ugomba kubiciraho iteka. Ubwira wowe ufite bugabanye kwanza, ubwira ufite mu bugabanye banza witore usubire n'inyuma. Subire n'inyuma kuko hari n'igihe no kukunganira byo barahugirira nabi. Buryo abantu bagufasha bakaguha ibinyobwa umunsi w'ubukwe, bagushakira n'imyenda na costume, gushakira n'ibiryo abantu bari buryo bakarya bagahaga, yemwe na sare bakayishaka, ariko ntago bagomeza gutunga guherejo mwamaze gusigara mu nzu yanyu. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwiye yuko abasore benshi batazi kwibeshaho, batakomera gukora ikiyede ngo yarize, bashokoje inzara batajya bazica, bahora basirimutse gusa batakwanduza n'ibirenge. Iyo bakuze baravuga bati ubuhungiro no gushaka umugore, yamara kumubona yagira mu butumwa, bakumva ko itorero rizabafasha, nguko ari rigira neza.
Imana ntabwo yemeye gushyigikira ubunebwe, ngo izo ngaruka z'umubabaro bagomba kuzigira bakazisogongeraho, kuko nibo baziteje n'ababyeyi babo wenda bagize uruhare muri ibi. Iyi ngingo nayo tuyiveho, kandi irumvikana ni umuburo ku basore, ko nongere mvuge nti namwe bakobwa uyu ni umuburo wanyu. Tutaragira mu kurambagiza no kugenzura n'ibindi, namwe ikimujya mukire ute se uyu musore ni mwiza koko, ariko se kwanza agira akazi katunga urugo, azi gushaka amafaranga, hari icyo afite naheraho. Ntarava hareka nsome iri jambo rimwe riri mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Abakurambere n'abahanuzi, ikigo ngiro cya 17 ihari, ikigo cya 17 ndebe ko ari cyo. Abakurambere n'abahanuzi, ndebe ikigisho nsoma. Abakurambere n'abahanuzi, handitse aya magambo ngo ni ikigisho cya 17 mu bihe bya kera. Iyo umusore ajya gushaka umugore, mbere y'uko ubukwe buba, yagombaga guha sebuka umubare w'amafaranga runaka cyangwa ibintu bifite agaciro kangana n'ayo mafaranga, hakurikijwe uko yabaga ameze. Ibyo byagaragaraga nk'ibihamya isano y'abashakanye. Ababyeyi ntibizeraga ko abakobwa babo bazatunganirwa baramutse basanze abagabo batigeze bateganya ibyangombwa byo kuzafasha umuryango wabo. Iyo abagabo badafite ubutunzi buhagije n'umwete byo gukora ngo babone umutungo cyangwa amasambu, byateraga impungenge ko imibereho yabo nta gaciro izagira. Atazi gukora, ntabwo namuha umukobwa wanjye, reka yabaga afite impungenge y'uko uwo mugabo ntacyo azamara. Ariko hari uburyo bwari bwarashyizweho bwo kugerageza ababaga ntacyo bafite cyo gukwa ngo babahe umugeni. Baravuze bati rero guha umwana wanjye inyanda ni ukumura wase namuha, ariko dushyireho gahunda yo kujya tubagerageza. Hari igihe umwana abura amafaranga ariko mu by'ukuri ari umunyamwete n'umunyagahunda. Bemererwaga gukorera sebukwe, se w'umukobwa, uwo mukobwa bakunda, bagakora igihe kirekire kingana n'agaciro k'inkwano basabwe. Iyo umusore yerekanaga ko ari indahemuka mu byo gukora akazi kandi ko akwiye, yahabwaga umukobwa akamugira umugore we. Kandi nk'uko bisanzwe, inkwano sebukwe, se w'umukobwa yabaga akwerewe, yahabwaga uwo mukobwa w'indongoranyo igihe ashingiwe. Ku byerekeye Rasheli na Leya niko byabaye. Nicyo gituma hepfo aravuze ngo umugeni yategekwaga gukora, umukwe yategekwaga gukora kugira ngo amuhabwe ubukwe. Reka nsubire haruguru gatoya. Umuco wa kera nubwo kenshi na kenshi waterwaga agaciro nk'uko Labani yabigenje, wazanaga ingaruka nziza. Iyo umusore yashakaga umugeni, yategekwaga gukora kugira ngo amuhabwe. Ubukwe bwikubagaho bwaririndwaga, Yakobo yakoze imyaka 7, maze hakabaho umwanya wo kugerageza urukundo rw'umusore ndetse n'ubushobozi bwe bwo kwita ku muryango. Muri igihe cyacu ingorane nyinshi zivuka iyo benshi bagerageje gukurikiza inzira nk'iyo. Muri iki gihe bivuze usore baguha ibibazo byinshi, tangira kurakara, byo ntibyashoboka, wajya gupakaza kazageza ryari, wasanga yarashaje, abandi bamugutwara, nabana bayi mukecuru. Ariko se ubaye mukecuru kazashyingira ukuze ariko ufite urugo rwiza byatwara iki? Niyo mpamvu iyi nama itanzwe ngo bizane intambara, bikazana ingorane, abantu bakabipinga. Ariko uyu muco wari mwiza n'uyu munsi ni mwiza. Ijambo ry'Imana ntabwo ryavuyeho, ibihe ntabwo bihindura Bibiliya, biracyari teko ngo banza ushake ibyo ku gasozi. Niba byanze pakaza. Yakobo yamukunze mbere yuko afite ubutunzi. Seko ati sinamugwa, ahubwo hari uburyo bwashyizweho. Ngaho nkorera imyaka 7 unkwere. Barabara igihembo cy'umwaka barakibara cy'uwa kabiri kugeza ku wa 7, ngo baga bagenzuye ibintu bibiri by'ingenzi, kureba ko uwo musore ashoboye gukora imirimo neza no kuyobora umuryango. Kabiri, bakareba yuko urukundo rwe rutazahararukwa. Mbega abasore babona aho babishobora. Tekereza uyu musore barakunze umukobwa bataha mu rugo rumwe, bakamara imyaka 7 badatanze urugero rubi, batifashe nabi kugeza bamumushingiye nubwo bamuhemukiye, ariko yabonye inzira namujyana. Ariko byerekana ko bari bafite umuco mwiza ukomeye. Ibi birakenewe rero.
uwo niba utashobora kumubwira ngo bitine, njye ntabwo inama zemera yuko ubwira umukobwa ngo ndagukunda ngiye gushaka amafaranga ntukazagira undi wemera. Oya, ahubwo banzu yashake, usaba Imana igufashe, numara kubona ubushobozi umubwire, kuko iyo umubwiye utari washaka bitaba bitubwira yuko bahita bafatwa n'igishobo gikomeye cyane kutihangana no gutegereza. Umwuka wakera warashize, banza ushake ibyo ku gasozi ubone gutegure umugeni, cyangwa se urambagize umukobwa uganire ukunde. Noneho iyo umuntu amaze kubona yiteguye neza, umusore ukuze ufite amafaranga utazatuza umuryango, noneho akwiye gutangira gutoranya uwazakunda, agatoranya umukobwa yahitamo, akarambagiza. Iri jambo kurambagiza bivugwa kenshi ariko ndabisubiramo, birababaza cyane ko ibindi byose abantu bitonda bakabireba. Ipariseri, kugura inzu, kugura inka, kugura umurima, yemwe n'iyi telefone byarantangaje ariho kazi bajya bayirambagiza, ati ndabanza nyimara n'iminsi 3 nzabone nyaguhi telefone y'ibihumbi 15, ibihumbi 10 terekada, ndabanza nyitware nyimara n'icyumweru nzaza mbone nyaguhi. Rero ko nkene amafaranga aho yana umusigiye bandi 1000 cyangwa 2, ariko banzu yirebe. Ariko byagera ku gushaka umugore muzabana byiteka, mugahurira mu modoka, ugahita ucaho mukamuramenyanye, mukamukiza amatariki yo gusaba, bagashyira kuri status itariki yo gushingirwa no kuzasaba n'iyi ngiyi bikirukanka. Mu by'ukuri abandi bagahurira mu bukwe, abasore bacu rero bo bahurira mu bukwe. Iyo abantu bagiye mu bukwe, umukobwa yaje yambariye undi, mukamubona aho ngaho mu rushungi agaza kwa mugenzi we ngo nanjira niwe nzajana, yitwa ndi, ubu rucuti bugatangira. Ubwo suburambagije, ubutoraguye, ubutomboye. Gutombora no bati no gutombora ningira ntego babyiza cyangwa bibe bibi. Ntabwo ijambo ry'Imana ryemera yuko mu gushaka abaho tombora, ahabwo urarambagiza kuruta kurambagiza amatungo, kurambagiza ibindi. Njya mbona iwacu ku bantu baborozi, iyo bashaka inka hari igihe babanza kujya kureba umukamo wayo, ariko hari igihe niyo uwakurangiye uwigurisha abazi yuko muri buze kureba umukamo akayiraranya, none akayiraranya mu gitondo akayimati ne atyatikama na hari inshuro ebyiri. Ariko kubera abantu bazaye manyanga, hari n'igihe nawe avuga ati nibyo, hari abemera kurarayo, avuga ati yikame buntu na mu gitondo yikame mpari, akararayo pe no swari kuri amafaranga ngana miliyoni n'ibihumbi 800 700, ugapfa kuraha gusumunda kubeshye nta nyungu uzabona. Avuga ati oya, ahubwo muyikame buno mpari, ndarara hano haruguru mu gitondo ndaza, ntuzi ko makayikamira. Mbega umwete mu gushaka ibyo mwisuko n'umuntu yitonda, n'imyenda ngiyi twambara igacika. Ariko kubyerekana no gushaka kubera iki basore ugushaka umugore uzaba umugore wabyiteka ryose, akabanyina babana bawe byiteka, akubyarira abana n'imice yose, ukumva bitarambagiza. Kurambagiza rero icyambere kibanza nuko umuntu abanza kureba uwagiye kurambagiza. Ntabwo mubwira ngo ngiye kurambagiza, ntabwo umuntu arambagiza ngo wende kurambagiza, ntabwo ngira ngo uramukunda. Ikindi yimaze kumenya ukunze, urabaririza, uraperereza, ushaka makuru, ushaka inama. Ariko aho ngiye hambere tutinda nuko ku ntambwe ya mbere zo tuzivuga nyuma, umusore ukeneye kurambagiza neza nabanze asaba imbaraga y'Imana, aje agenga urukundo rwe, urukundo rugenge urushyiraho umurongo. Njyamba n'abasore benshi iyo akunze umukobwa ahubwo ntamukunde, hari abahenda henda shaka gutanga na ruswa ngo wambabariye n'ukuri ngo niba unyanze ngo nzapfa ntashaka, wahubwo nakwiyahura. Wakwiyahuye karesa aho gumaze iki? Ngo niba ngatakweme ngo uziyahura akavuga iryo jambo nakwiyahura. Nuko agahenda iki jambo ry'Imana ritubwira nuko urukundo ruva ku Mana, nawe rugomba kwitonderwa rukagengwa. Turibe nk'ibisazi, kuko Bibiliya tubwira ngo umwanzi asomana kabya. Umuntu ukunda gasa n'usazi ngo ari umwanzi, Bibiliya niyo bivuze. Ariko umuntu ukunda afite ibimuranga. Rero icyambere tuvugaho kuri ukurambagiza, utaragira uperereza, yubanza uyobora urukundo rwawe, yibona urukara
cyangwa inzobe cyangwa uburebure cyangwa ubugufi ngo umutima wahamuke hasigaye ahandi hose yahume, jya ugenga urukundo rwawe. Mu gitabo cyitwa Inama zitora umuzingo ni uwa mbere, ariko muri kino gitabo kinini cyose cyaje ndavuga ipaje gusa kugenga urukundo. Inama z'itorero urupapuro rwaho rwa 147 kino cyaje gishya kinini cyuzuye, haranditse ijambo rivuga ngo na karindwi. Ubwo ni mu cyambere ufite bya bindi bya kera. Ikigwa inyigisho cyitwa ntiwanduze isano yawe n'Imana. Ingingo yitwa ntimugahumanye urusengero rw'Imana. Isubiyeho hakurya rero avuga ngo Imana nibyo ntibasaba kugenga ibitekerezo byanyu gusa, ahubwo mukwiriye kugenga no kwifuza kwanyu n'urukundo rwanyu. Agakiza kanyu kazaturuka ku buryo mwitegeka muri ibyo bintu. Kwifuza n'urukundo nibyo bintu bifite ububasha. Iyo bikoreshejwe nabi, iyo bikoreshejwe imigambi mibi, iyo bidashyizwe ahabyo, bigira imbaraga yo kuzanira kurimbuka, bigakusigira kurimbuka kubi cyane utagifite Imana n'ibyiringiro. Buriya kwifuza n'urukundo ngo nibyo bintu mu muntu ngo bifite imbaraga igenga umuntu kuruta ibindi byose. Iyo bitawewe neza ngo bishyirwa habyo mu mwanya ukwiriye ubiyobore, nibyo bitegetswe kuzasiga bikurimbuye mu buzima bwa none no kuzabura ubugingo ntagendeke kwishe ariko utashoboye kuyobora urukundo. Ibintu byose bivuga ntukajye bikunda ngo umareyo. Bimwe batubwiraga mu kanya ubu kumvura bikunda cyane, unyumva nta kwihangana. Iyo wogeje umupira numva nasaze nuko unsengera ugusengera ibyo bintu ujivana mu biryo bingahe. Umuntu w'umusoro ukeneye kutazabwa mu kaga namenye yuko imyaka yanyu ku ruhande runini myiza, kuko murakunda cyane, mugira ibishyika byiza, murishima, murakabakaba, ariko mufite umutego mu rukundo. Niba ukeneye kuzatsinda utangirijwe utarimbutse, urukundo rwawe jya uruyobora urushobore kandi uvuga uti ntabwo rujya runsaza. Iyo umuntu azi guteka urukundo rwe akarushyira harwo mu mwanya warwo ukwiriye akarugenga, iyo arugenza wari umuntu ukomeye. Urukundo rwa gisore ni rwinshi rero, mbere y'uko urambagiza banza urugenge. Wikwanzura utuyunguye atanyemeye nsanze atuje ibyangombwa n'ibindi nabireka. Oya, menya ko gushaka iyo ushatse atakubereye mwiza, nta buranga, nta bwiza, nta shusho yakunezeza, abasa nabi gusa, nta bwiza bw'umugore wakubereye mubi, ubwo bwiza ubureba mu maso gusa hanze, ariko mwabanye ntabwo harebwa ishusho, harebwa umumaro n'ibikorwa. Niyo mpamvu abasore bose mukeneye kuzatsinda muri iki kizame cyo kurambagiza, mukazarambagiza neza. Banza usaba Imana, ugira imbaraga, wishyiriraho amategeko, ushyireho ingamba zo kujya ugenga urukundo rwawe. N'abakobwa kandi, kuko bitawe tubwira yuko aribo bagira ingeso yo gutwarwa cyane, ntibashobore kwitangira ku buryo banahinduka igishuko kuri bagenzi babo. Muri kino gitabo cyitwa Inama zitora umuzingo cyitwa Ruwa Kirisito, ndahasoma aya magambo atubwira ingorane yo kutagenga urukundo. Handitse 49, urukundo ni impano nziza duhabwa na Yesu. Ubugwaneza butunganye kandi bwera si icyo wiyumvamo, ahubwo ni ingeso. Ayoborwa n'urukundo nyakuri ntabwo baba abanyabwenge buke cyangwa impumyi. Urukundo nyakuri rwiza, rukiranutse, rutunganye, ni ruke cyane rwose. Icyo kintu kiza cyane ni ingume pe, ahubwo igihari nagahararo n'ingirwa rukundo. Ubwo dusomye yuko ushyize mu kuri kw'ijambo ry'Imana, abafite urukundo, urubyiruko bafite urukundo rwa rundi rwiza, rutunganye, rwavuye mu ijuru, ngo ni bake cyane, ni ingume, ahubwo abo tubona bose bakundanye benshi nagahararo n'ingirwa rukundo. None se wabitandukanye ute urw'agahararo n'urukundo nyakuri? Haranditse ngo urukundo rushyira mu gaciro kandi si impumyi, rurera kandi ruraboneye, ariko irari ry'umutima wa kamere rihabanye narwo.
mu gihe urukundo rutunganye ari rwo rushyira Imana mu migambi yarwo yose kandi rufatanya neza n'umwuka w'Imana. Ariko urukundo rw'agahararo rwo ntiruhanwa, rurahubuka, ntirushyira mu gaciro, ntirukomwa imbere, icyo bwikundiye rukigirirwa Imana cyarwo. Mu ngeso zose z'umuntu ufite urukundo nyakuri hazabonekamo ubuntu bw'Imana, ituza, ubupfura, gukiranuka, kuba intungane, kubaha Imana, bizagaragaza intambwe yose yerekeye mu gushyingirwa. Abayoborwa n'izo ngeso ntibazahugira mu mushyikirano wo kubavutsa iteraniro ryo gusenga no gukora imirimo itegetswe ndetse n'amateraniro. Umuhati wawo w'iby'ukuri ntuzacibwa no kwirengagiza imyanya n'amahirwe Imana yabahereye umuntu. Noneho hari ibiranga urukundo nyakuri n'urukundo urw'agahararo ikiruranga: ntiruhanwa, ntirwihangana, ndetse ngo nakarenze ihaniro, ntirukomwa imbere, ntiwamuha inama, ntiwambwira ngo itonde. Ariko urukundo ruva mu ijuru rwo ngo rugira ituza, ruritonda, ntiruhubuka, ntabwo rusa n'urwasaze. Kandi uru rukundo ikindi batubwiye ntabwo rubuza umuntu inshingano zera z'amateraniro. Ndibona kenshi aho utamenya impamvu ukazabimenya nyuma, amateraniro abantu bakaba bateranye kuko basore bahuye, hakaba aho wavuye na kure yaje akaba turi kuvuga atari kumva, yagiye inyuma y'iteraniro kuri telefone yavuze, ukazamenya nyuma y'ibyumweru cyangwa ukwezi ko yari ari guteretana n'umuhungu bikamutesha amateraniro kandi yahagurutse ababyeyi bohereje yagiye. Ariko abona aramupibye akiruka akaba mu giterane, nje mpita mbona ko nta bindi arimo. Niba nta byago byabaye niki cyatuma umara isaha uri kuri telefone nyuma y'amateraniro, wamara kucunga gusa nta nubwo kubera amara gusa n'umusinzi akajya nahaguruka n'iteraniro n'imbere akitaba bakiri mu iteraniro, agenda akabiyo, agenda agaruka, nta kindi ari urwo rukundo rw'agahararo rutita no ku materaniro. Kubwira mugenzi uti ntabwo tuvugana ubu ngubu ndi mu materaniro mpamagara nimugoroba, ariko akarakara ati ngo hamagare we kunyitaba, none buriya wanyanze, mbabarira reka noneho mbireke gusenga maze nkumve. Ibi bintu byerekana ko urukundo mukundanye n'urw'agahararo, ntabwo ari urw'umwuka, si rwiza, nta n'icyo ruzabamarira. Rwa rukundo rudafite urufatiro rwiza ruta kunezeza umubiri ruzaba akagarara. Wa muhungu we uriya mukobwa ko tumuzi ko ari inyanda, ko avuga ibi umuzi hehe nkawe, ngo ni kagarara, impumyi n'akarenze ihaniro. Icyubahiro, ukuri n'imbaraga z'ibitekerezo byiza bishyirwa ku bubata bwo kwifuza maze bikangiriza ubuzima bwabo. Ntabwo nabura gusoma kandi kantu kamwe kino gitabo kagaragaza ingorane ibaho imaze kuba gikora muri iki gihe ibizi nkundo zitagengwa. 57 ingeso yo gukururana mu kurambagiza no mu gushyingiranwa niyo soko y'imibabaro myinshi izwi gusa n'Imana ubwayo. Ingeso yo gukururana ko bari kurambagizanya bazashyingiranwa niyo soko y'imibabaro myinshi izwi n'Imana ubwayo. Muri hitabo nasomaga amagambo muri kinavuga ngo mbese ubupfura busanzwe bwo ngo ntibwakubuza ibyo kubura umuntu wiyubaha. Ubundi niba umukobwa mwarakundanye, ubupfura ntibwo kubuza kubona n'abantu bakorana mufatanya agatoki mu muhanda, bose niba bakekaho n'ibindi mushogosheye mwenyine muhora mujyana. N'ubupfura bwatuma aho ngaho ugira ikinyabupfura ntiwifate nk'uko. Ntabwo ibitabo byemera yuko ukunze umukururana muhorana. Byanditswe yuko guhorana, gukururana, guhora hamwe ngo ni umugambi wa Satani wo kuzatuma bizaba isoko y'imibabaro. Imitima ibihumbi yamaze kwisekura kuri urwo rutare rusitaza abita abakristo bafite imibereho yo gukiranuka kandi bagaragara ko bafite ubwenge muri byose, bafudika muri ibyo byo gukururana, bagaragaza umubano n'icyo bashaka bagambiriye kitagira ikigihindura. Bakurugwa n'ibitekerezo by'abantu n'irari, bigatuma badashaka kurondora mu Bibiliya no gusabana n'Imana, bikabagusha mu cyaha cyanditswe muri kino gitabo kijya gishenye ubuzima bwabo n'ubw'imiryango yabo n'amahoro yabo yose. Cyitwa kino gitabo cyitwa igitabo cy'abasore, kankirebe mu hagati y'ababandi
paji ya 20 muva hagati y'aba bandi, paji ya 20 nkasoma aya magambo ahari atubwira icyo bihita bibyara ni ingorane yo kuzagwa mu cyaha kirimo ibyifuzo byabo, cyaha cy'ubusambanyi, ibyo bita ngo ni avance. Ibyo bintu by'urukozasoni biteye isoni no kubivuga gutyo. Handitse amagambo avuga ngo ubukwe bubangamiwe n'ubusambanyi bufite umuzi muremure kandi kurandura bisaba imbaraga. Ni ingaruka zabyo zimaze gusenya byinshi. Kubyigisha bisaba imbaraga. Gusambana mbere yo gushyingira bitewe na ziriya nkundo zo kutitangira. Kubyakira bisaba umwuka. Ntibibaho kenshi ko urokoka ingeso y'ubusambanyi warabyawe n'abasambanyi. Ubunebwe buhembura imisemburo y'irari, ubuto n'uburanga nabyo biganza kwitegeka. Amashusho mabi, imirire mibi, ibyo abantu bumva biganza amakenga no kwitangira. Ariko wiringiye ubwiza bwawe, dore iki nicyo gicumuro cyawe. Ndajya hakurya cyane, haranditse ngo gushyingirwa warasambanye, uwo mwashyingiranywe mugahanza gusambana bigusha umuntu mu kaga ko kutanyurwa n'uwo bari kumwe. Hepfo batanditse mu by'umubare w'19 umurongo wa mbere, ni kimwe mu bitera ipfunwe kuko umutima uhora wishinja ibibi. Umuntu aba aratakaje ibihindizo byo kwirinda ibibi kuko azimiza rutangira. Ndetse n'igihe byadutse mu bihe abakihana ipfunwe kuko ari we nyirabayazana. Gushyingiranwa barasambanye bitera bawe kugukomoraho umurage mubi wo kuganzwa n'icyo gishuko. Mwirinde ikibi n'igisa n'ikibi cyose. Ikibi cyose gikora umurimo wo kurimbura nyiri kubikora. Imana ishobora kubabarira kandi ikazababarira umunyabyaha wese wihannye, ariko na nyuma yo kubabarirwa umutima ugumana bwa bwandure. Ubushobozi bwo gukuza intekerezo ziboneye bubonwa n'ubwenge bushikamye burasenyuka. Umutima ugumana izo nkovu mu buzima bwose. Gusambana byica ubwenge, niyo ntandaro ya benshi yo kubaka urwa batatu. Usambanye na vino y'umuce byica umutima. Umuzibukere gusambana n'ibindi byaha byose umuntu akora bikorera mubiri, ariko ubusambanyi n'icyaha bikorera mu bugingo. Reka twumvikane yuko mu by'ukuri iki cyaha kibi kimunga umuryango yehora kibarya, kibasigira ingaruka mbi, gushidikanyana, kutiringirana, kwanduza abana muzabyara bitewe nuko wasenye umutima. Uwo muntu wagukunze muzubaka urugo rwanyu, mugera ku ntambwe yo kwifuza guhuza imibiri. Ubukwe buri imbere yanyu muba muri ibisenzegeri mwarashize, gukira kwanyu kuzaba kuruhanije cyane. Nimwihana muzababarirwa, ariko ibikomere byasize, ibyo bintu byinjiye mu maraso, byanduje ubugingo bwanyu. Iyo mbuto yagiye izajya no mu bana bagireho ingaruka bitewe gusa nuko mwashenye ibihinduso by'ubupfura no kwiyubaha, abantu bagahangara gukora icyo cyaha cy'urukozasoni. Erega n'ahandi hose muzajya mu mwara, akamwara kazajya kazaza. Se mwashingiwe ryari? Mwana afite imyaka ingahe se? Afite 7, afite umwaka n'igice. Mwashingiwe ryari? Amezi 5 arashize dushingiwe. Yagiye muri ntuza se bamushyize muri ka kantu yavutse adashyitse. Uzabisubiza uri kureba hasi yavutse ashyitse. Iriyo pfunwe n'umwana ari azamenya ayo makuru, kuko azamenya igihe mwashingiwe n'igihe yavukiye. Nabakubaza sigaye azakubaza, mama kumbwira ngo mfite imyaka 5 kandi washingiwe umwaka w'ibintu bizagenda bite? Tekirije kintu kiraba kizaba kirekire cyane, cyipfumwe roho nta kiriteye bitewe nuko abantu baguye muri ya kosa ryo kuba uwo mwamaze gukundana nk'umusheri wawe, muhora mufatanya urunana, mujyana, mukururana, ntabwo ari abo wawe nushaka kubimenya. Azaba wamushingiwe. Iyo myitwarire igaragaza gupfa mu bwenge. Amafoto agaragara nabi, abantu ukabona wareba ukaba wari ubwirse njya mvuga nse amafoto y'abasore bacu n'abakobwa batari barwubaka buye bayarebye we ntibamwara, nje ko ndi kumwara ndi kwireba bimira biti. Ukabona ifoto kumva uramwaye kuyireba, waba uri kumwe n'umubyeyi umupfasani wego ngo sibiza rya bana batayireba. Ifoto y'umuhungu n'umukambwiye kuzashingira kakwereka yuko bashiranye ubwoba nta mpungenge. Umuco w'Abanyarwanda bagifite ubupfura, umukobwa yatinyaga umusabye kandi agatinya n'abamusabye.
ntabwo tuvuga ngo umuco umere nk'uwakera wa gipagani wo kumubona ugasimbuka ubute ugahunga, ariko nimuhure muvugane, ariko mu kumwubaha umutinye wumve ko ari umuntu ukomeye uteye ubwoba. Ugiye kuzakujyana akabwira umugore by'iteka ryose ukaba mu rugo rwabo by'iteka, ni intambwe iteye ubwoba yo gutekerezwa. Ariko urukundo rutava ku Mana nibwo rumara izo soni, rukazana uwo mukururano, abantu bakazagwa mu cyaha cyo kuzasana mbana mbere yo kubana kimaze kuba gikwira, gikomerekeje imitima n'amatorero. Nta kindi kibiteye ari ukutamenya kugenga urukundo. Niyo mpamvu umusore ukeneye kurambagiza neza naje agenga urukundo, ko bwo gutwara nk'imodoka yacitse firi, tujaye ngo dukore ibingo, reka nshake nitegure. Ubundi umusore ni ufite umutwaro wo gutegura ubukwe, umukobwa kuza umutekano ngo bukore vuba guti, nawe ukemera ngo ariko ngari hayigotse none se ko muri byihuta manaye cyane wakwitoza umukobwa ari kumbuza amahoro. Genga urukundo rwawe, niba atihanganye menya ko atihanganye nyine, niba atashoboye kwihangana abihagarike, ariko sibwira ngo umukobwa ko nawe umeze nk'utarugenga nyine. Rero iyi nayo reka tuyitamwe kubera tudashobora kuvuga byose, ariko kugira ngo umuntu arambagize neza nabanze agira urukundo azi kuyobora. Ikindi kimenyetso ntabara kuvuga cyerekana ko urukundo rw'abasore iyo bataruyoboye barambagiza nabi, uza umukobwa kwemeza yuko uzamujyana kandi utamubwiye, abimenya ati utwandiko twa message, utugambo, ugahita wanzura ngo yamaze kumpitamo, ku buryo aramutse akunze undi mu bipfa. Ibyo mvuga biri kuri teri nibyo bihari, mukabipfa ngo ninjye banje gukunda ngo none ngo urampindutse, basakuza ariko sinabikubwiye, oya barabimbwiye, mukaburana mukabura umuhamyi. Kuko imyitwarire yawe ukureba ukuvuga wamweretse imyitso kuko wamaze kumukunda urukundo rurenze urugero. Rero kugenga urukundo ni byiza, iyo utarugenze ubwo mukaka kindi cyaha cyo kuzakinisha imitima. Noneho ikindi cya kane turuvugeho ni uko umusore ukeneye kugira ngo agere ku ntambwe kuzashaka neza akwiriye kubanza gushaka inama. Ikikora abasore baracyanze buno, nta nubwo inama baje bayemerana gato yakiretse bakeya, ikikora bakeya barahari, ariko benshi ntabwo bagisha inama. Inyandiko isubiyemo kenshi cyane, ari ingaruka ntabwo zizabura. Ariko kugisha inama rero abaje inama bakomeye ni batatu. Uwa mbere ni ukusenga Imana ukayisaba ubwenge kugira ngo ushobore gusobanukirwa n'icyo gukora. Mu gitabo cy'Itangiriro 24 ubwo Eliyazari yatumye kujya gushakira Isaka umugeni, ageze kwiriba yarapfukamye apfukamisha n'indogobe, maze asaba Imana akomeje ngo nimutoranyirize umugeni agiye gushakira shebuja. Imana imuha inama kandi abona umugeni mwiza aramumuzanira. Uwo mugeni amubera umugisha, aba umugeni w'amahoro, abyara abana bavuye mu isezerano ryo kuzabona agakiza k'Imana. Nta kindi cyabiteye nuko yitaye ku nama yo kugisha inama Imana. Muri kino gitabo mu muzingo wa 2 harimo ijambo rivuga ngo niba umusore akeneye kurambagiza neza ataratera iyo ntambwe ngo atangiragira uwashinga ijisho, ngo nabanze yongera amasengesho. Niba yasengaga rimwe asenge 2, niba ari 2 abigire 4, niba ari 4 abigire 8, ariko asenge ashyizeho umwete kugira ngo Imana imubere umujenama wa mbere. Umujenama wa 2 ni ugusoma ijambo ry'Imana, ni 156 n'abazi bw'itorero kino kinini abariho uzasoma. Imana igomba kuba umujenama. Icya 2 ugomba kugisha inama ibyanditswe, gufata ibitabo gasoma, zaba Bibiliya by'umwihariko, umwuka w'ubuhanuzi, ukajya ku ngo zo kurambagiza ukazisoma ukiga. Umusore ukeneye kurambagiza neza akwiye kugisha inama Imana n'ijambo ryayo. 157 akeneye inama zitura ku babyeyi bubaha Imana. Ngo abasore ngo ntabwo bazi ibyo neza, ngo bakeneye inama z'umuntu mukuru ngo uzi ibyo neza. Ababyeyi bubaha Imana, abasore bakwiye kugisha inama ababyeyi bubaha Imana. Akavuga ati napanze gushaka, hari umukobwa nabonye ariko sindamubwira, uramuvuga wiki mbe mama hari ubwabo muzi, mbe papa hari amakuru waba uzi iyo miryango. Nyakate ntabwo nyizi, ariko nzagufasha guperereza, nzagenzura, nzakubariza ubwo bwoko
uwo muryango, urwo rugo, uwo mukobwa, nawe ukabaza. Inama irakenewe ku babyeyi bubaha Imana. Bashobora kuba ababyeyi bawe ubwabo bakubyaye nibo ba mbere b'ingenzi utagomba guhisha. Hari n'igihe baba badafite ubwo bushobozi bwagenzura abantu, ukagisha inama ababyeyi bubaha Imana bo mu itorero ry'Imana utoranije, bakaguha inama. Aha ngaha mbarangiye amapaje muzisomera. Hakenewe inama z'ababyeyi bubaha Imana, kuko umusore afite bike cyane. Kino gitabo kiravuga ngo impamvu abasore benshi batemera kugisha inama, ngo baje batinya ko nibimenyekana ngo we yakunze cyane biri gusenyuke. Kandi ntukagisha inama maze kuvuga. Gisha inama ukigenzura, uperereze, ubaza amakuru, uyarangize, ubone wemere kumubwira ngo burya naragukunze. Inama irakenewe rero ku babyeyi ubaha Imana, baba bakubyaye ndetse nabo mu itorero, kugira ngo utere intambwe. Ni icyaha, ni ubujiji, ni ukwanga ijambo ry'Imana kujya muri iyo ntambwe udafite inama z'abakurusha ubwenge. Shimiye yuko abana bahangiye indirimbo irimo ibyo bice bivuga ngo ukene inama z'abakurusha ubwenge. Noneho ikindi, mu gihe utangiye urwo rugendo, irinde icyaha cyitwa gukinisha imitima. Gukinisha imitima muzabisoma muri kino gitabo n'ubundi cy'inama z'igitoro umuzingo wa kabiri mu birino bya kera bisanzwe, ariko mu wa mbere muri kino gitabo kinini ndabona ijambo ntaribonye vuba, kandi muri kino kindi niho nabibonye. Reka nze ndeba hano yabonye hano hafi, mbarangira ipaje muri kino gitabo cyitwa urugo rwa Gikristo. Hano nabibonye hafi, reka ariho mbaha ipaje gusa muyandike 40. Reka nze ndebere ijambo paje 56. Gukinisha imitima ni icyaha kitagira kumwe n'amaso y'Imana yera. Nyamara bamwe bakunda inkumi bakanazikundisha, hanyuma bakagenda bakibagirwa amagambo bavuze yose n'amaherezo yayo. Babona undi bakamubenguka, bakavuga amagambo ahwanye n'ayo wa mbere, bakamugira nk'uwa mbere. Iyo ngeso yigaragaza mu mibereho yabo bamaze gushyingirwa. Gushyingirwa konyine ntigutera ubwenge bujahagurika gushikama ngo bukomere kandi bube ubw'ukuriwa kwihame. Barambirwa gukomeza gukiranuka, maze intekerezo zanduye zikigaragaza mu mirimo yanduye. Mbese ubwo buryo ari ikintu cy'ingenzi cy'uko abasore bakenyera cyane mu bwenge kandi bakitondesha ingeso zabo, kugira ngo Satani atabashuka kafana mu nzira yo gukiranuka. Icyaha gikomeye cyane gukinisha imitima. Musore inshuti nkuru, uzabukoze icyaha ku Mana no ku mukobwa no ku bavandimwe be, kumugaragariza ko wamukunze, ukamuha amasezerano, ejo wabo n'undi nguriya namuvuyeho. Benshi bitwaza amagambo ari muri ato umuzingo wa kabiri, nje ntemera yuko ariyo bitwaza. Kumara kubona yabonye uruta wa wundi, akavuga ko yabonye ingeso kuri wa wundi, tagira kumujorora mu ingeso, ngo nageza ngo ndaperereza, ngo ntidusoma se ngo nibwo mwamwenda gushyingirwa, ukamenye ikosa afite utarurizi, ngo wasesa amasezerano. Ariko waje mu kuri kw'Imana ugasanga atari ikosa, atari ingeso abonye, ahubwo yabonye uburanga buruta bwa wa wundi. Rero icyo cyaha ni kibi, gikwiriye kwihanwa, kuko no kwica umutima wa mugenzi wawe n'iyabandi. Ikindi cy'icyaha tugomba kwina mukurambagiza ni ugukunda ibintu kuruta umuntu. Gukunda ibintu kuruta umuntu. Turaba tujya ku musozo. Ibi bigaragara muri iki gihe cyacu turimo, aho abakobwa n'abahungu gushakana bisa naho ari ugushaka inyungu cyangwa se ubucuruzi. Umuhungu yabona iwabo umukobwa barakize, kumva zamugwa hejuru. Umukobwa yabona umuhungu afite amafaranga menshi, nta wundi washaka, ntiyite ku ngeso n'ibindi. Ariko ni ikosa gushaka amafaranga kuruta gukunda umuntu. Ni byiza gushaka ubutunzi, ariko gukunda inyungu kuruta gukunda ugiye gushakana nawe, nacyo ni ikintu cyangwa gihari muri iki gihe, kandi giteye ingorane zikomeye cyane. Muri kino gitabo cyitwa Inararibonye 79, asoma amagambo make yahari atubwira ijambo dusoma 79, amagambo agira ati 79 ni amagambo avuga
iby'umukobwa wari ufite amafaranga menshi ariko akeneye umugabo, n'umuhungu wari umukene ntacyo afite yishakira amafaranga abonye umukobwa. Reka nsoma aya magambo naribonye, mbona Mukiza abaha kumigisha ya hatariho 79. Iyo nkuru ni ndende, reka nsome impereye hirya gatoya. Ibya buranga byo mbiziho duke, ariko mbwire neza nsobanurira ukuntu ubukire bw'iwabo wa Nyiramariza bwagize uruhare wise runini mu gutuma apfapfana cyane, ko abantu benshi tuzi ko bwo mu bakire ari ushaka neza akarwubaka neza, umugabo akamuha agaciro kuko afite aho ava hasobanutse, akaba kibumbarugo. Mutima w'urugo ati neza neza, nanjye niko narabitekerezaga ntamenye amakuru. Abitewe nuko ubukire bw'iwabo Nyiramariza yibuganije mu ubwibone n'agasuzuguro bitera abasore bose kumuzinukwa, iminsi ibaye myinshi aza kubirabukwa, maze yararenze inkombe cyane ko ataragifite umutima wo kwihana ngo ahinduke, nubwo we yagiye kwirambagiriza nka Mikali. Ababonye umusore witwa Sugabo, umwene nta jambo, ururimi yakoresheje amurambagiza surundi, ahubwo yamuratiye ubukire bw'iwabo, kandi nawe ubwe yari umukozi wamugaye ikindi, yari afite amafaranga menshi. Sugabo ayabonye ava mu byimbo, akurikira atareba hirya no hino, agenda ari yarangamiye yonyine. Ubwo n'umusore wonyine ufite amafaranga, habe no kwita kuri nyayo, uko bubatse urutarateye kabiri, muhannyi mwiza kagira inkuru. Ayo makuru yose ambereye mashyi. None se kuki Sugabo aticaye ngo agwe neza arya ifaranga kandi ryari rihari? Yananijwe n'iki? Yari yinjiye mu rwuzuye rutamuvunnye nk'uko abandi bagenda. Komeza umbwire icyabaye inkuruzi yo gusenya kwabo umutima w'urugo, bacinjira mu rwabo. Ibirugize byose byakomokaga ku ruhande rw'umukobwa Nyiramariza. Si ibyo gusa kandi, habwo n'inama, imigambi n'ubwenge mu mirimo byari bifitwe na Nyiramariza ufite ibintu nyine. Sugabo icye kwari ukwicara gusa akarya kandi akanywa. Nyuma yatangiye kujya ashaka gutegeka nk'umugabo, mutware w'urugo, nk'uko n'abandi bose babigenza. Urabyumva nawe, insindirano ntitsimba, cyangwa se inyana bashyize ku itari nyina ntabwo iyo nkiri gusimba. Ibyo Sugabo ntiyabimenye. Amategeko ye yanze gufata pe, yari gufata te, kandi umugabo bivuze kuzigaba kandi akazijya imbere. Kutumvira n'agasuzuguro bya Nyiramariza ku mugabo we byatembaga nk'umugezi, kuko nta mumaro cyangwa ubutwayi yamubonagamo byamutera kumwubaha. Muhannyi mwiza, kuko ise Nyiramariza atamworoheye ngo amutunga atyo, ko ari nako yamwishakiye umutima w'urugo. Hari umuntu uherutse kumubwira ko icyo kibazo kumbwira ko ikibazo yakimubajije. Hari umuntu uherutse ati hari umuntu wambwiye ko yabajije ikibazo uwo mugore Nyiramariza, kubera ko utafata umugabo wawe neza umwubaho umwumvire ko ariho bamwishakiye. Nyiramariza yaramushubije ati namworohera yemeye kuba nk'umugabo ucishwa wamesa n'ibyayi, naho igihe cyose ukomeje kuba inyicazi gusa, nk'umugabo nyamurya gusa, mwene tahana ubusa kandi akazamura urutugu, sinshobora kwemera ko ampa amategeko. Yungamo ati niyahaye Yesu ubutware bwose ntiyabibariwemo, n'umutware w'agasozi iyo akweguriye we ubwe, ntabwo nawe ntibaba umugabane waba ugiraho ijambo. Nkanswe jewe Nyiramariza ntegekwe mu byanjye, aho nje nkumva yaravuze ukuri cyangwa ibisa n'ukuri. Uyasubiyemo avuga ubuhamya ko abyumvise. Ndabimenya ko insererano ntitsimba. Sugabo we ntiwabimenye, wabaye nka Adoniya wiyimitse mu bya Salomo, amubabariye
ibi ni n'andi masomo tutabijemo cyane. Icyo nshaka kubumvisha ni uko ku ruhande rw'umuhungu iyo urangamiye umutungo w'umukobwa, ijambo ry'Imana riratubwira ngo kwifuza k'umugore kuzaherera ku mugabo. Iyo bicuritse rero ugaherera ku mugore, icyo gihe icyubahiro, agaciro n'ibindi ntacyo bimara. Niko n'umukobwa ushatse umuhungu atari imico myiza, atari ingeso nziza, ahubwo ari amafaranga cyangwa ubutunzi yabonye iwabo, nawe ntabwo agubwa neza, uko yabigezemo ntibikomeze kubaho, hakaba ibihombo cyangwa ntashire inyota yo kwifuza, barabipfa n'ubundi amahoro akabura, kuko ataje akunda umugabo, yaje akunze amafaranga. Benshi aravuga dusezerane vuba, ati nta kindi turasezeranye, nitunashwana tuzabigabana. Hari abagira uwo mushinga mubi, atereka amare kugerayo gusa, dushwana tuzagabana. Hari n'abashaka batari basezerana, ariko mwasezeranye, si ubumutanye, si ubumushwanye, ariko twasezerana kandi umugabo azankoraho. Ugasanga gusezerana bari kubishyiraho umwete, atari ukurengera amategeko y'umuryango n'abana, n'ibitsamba nayo nzajyanaho n'abajyaneho. Uko rero nacyo ni ukurambagiza nabi, kurangamira ubutunzi aho gukunda umuntu ugakunda ibintu, kugeza ubwo uw'imico myiza utamureba na gitoya, ukareba umushizi w'isoni, umunyamafuti, umupagani, apfa kuba afite ifaranga. Niyo mpamvu abasore bavuga ati uzaze batuzwe gusa, zabivuga iwacu no mu itorero bizaba biciyemo, ariko nta nyungu bifite. Nabyo ni ukurambagiza nabi, rwanda ruzaba intera gahinda. Icyo ndangirizaho ni uko inama yongera kubumbirwaho zose, iyo yongerewe umusozo, niba ukeneye kurambagiza neza, banza utekereze ko nta bwenge bifitemo, ntiwigeze ushaka, ugisha inama Imana, wongera amashengesho, gisha inama ijambo ry'Imana, gisha inama abakurusha inararibonye, genga urukundo rwo gutwara bukwikwi. Mu by'ukuri nugendera muri izi nama z'ibyanditswe, Imana izabigufashamo, maze rwa rugo rwawe uzavuga muri ya magambo ngo ubonye umugore mwiza, abonye ikintu cyiza, akaba agize umugisha hawe n'Uwiteka. Reka buri wese tumwifurize uwo mugisha wo kuzashaka neza. Waba umukobwa uteze amatwi cyangwa umuhungu ugeze muri ya myaka, abagukunda n'abukunda, ita ku ijambo ry'Imana, kugira ngo we kuzaba umuhanya n'umuvumo mu muryango n'intera gahinda, ngo usezere ku munezero no guseka uzagubwe nabi, ahubwo tuyifuje kuzagubwa neza, mugendeye ku nama z'ijambo ry'Imana, iyi dushoboze kubyumva no kuzabishyira mu bikorwa, tuzabona umusaruro wabyo mwiza, tunezerwe nawe munezerwe, mu izina rya Yesu, amen.